Mu mashami 5 tugira muri Kigali Film and Television School harimo filmmaking and TV production, tukagira music audio production, tukagira graphic design, animation and visual effects ndetse na acting. Ayo yose uko ari 5 niko uko dusohoye abanyeshuri usanga quality bafite barwanirwa n'amamezo de production atandukanye hano mu Rwanda. Usibye n'amamezo de production usanga n'ama TV stations nabo abakeneye. Ibyo bikatwereka ubushobozi cyangwa se imbaraga KFTV yagikoresha kugira ngo abanyeshuri babashe kujya hanze bafite quality ikenewe nk'uko ubu tubikora ndetse kurushaho uko twabikoraga. Uburyo curriculum yacu itondetse mu buryo bufavoriza umunyeshuri kuko ni practice nyinshi cyane. Uvuga ngo dufite ibikoresho bihagije, kamera zihagije ziri ku rwego rugezweho. Uburyo tubigishamo ni uburyo bufavoriza umunyeshuri kuba kamera ubwoko bw'ubwo bwose cyangwa se kamera aho yajya ku isi hose, kamera yose ntabwo yamunanira. Dufite editing suite, machine, umunyeshuri aba yisanzuye kuri machine. Igihe icyo ari cyo cyose abafite free time ashobora editinga project, ashobora gusubiramo amasomo ye. Practice ni ukuvuga ngo iri full. Ubuzima busanzwe ndi producer, nkaba n'umwe mu bantu baba distributors bacuruza izo filime n'ubundi. No kuvuga ngo niko kazi kanjye ka buri munsi gasanzwe. Navuga ngo KFTV aba yari nk'umuntu ku giti cye, navuga ngo ni umuntu ukomeye mu buzima bwanjye kuko nahungukiye ubumenyi bwinshi cyane, namenye ibintu byinshi cyane ntari nzi. Nabarizwaga muri industry ya cinema ariko ntazi aho biva naho bijya. Ibyinshi nabikoraga bitewe no kubikunda ariko hiyongeyeho ubumenyi. Niyo mpamvu navuga ngo KFTV ni ikintu gikomeye kuri njyewe. Muri KFTV nigiyemo film production, urebye nigamo nakurikiye nk'amasomo 2 navuga nitayeho cyane. Nakurikiranye kamera, nkurikiranamo na editing, ariko bitavuze ko n'ibindi ku ruhande nshobora kugira icyo nkora. Iby'ingenzi ndabizi, navuga ko ariyo masomo nakurikiye cyane kurusha yandi. Ubu nshobora kweditinga emwe filime, nshobora gukamera filime, ikintu icyo ari cyo cyose nkamenya ngo nza amategeko agenga bimwe mu bafilima cyangwa se bimwe nkamenya ibice bimwe bigenga umuntu ugomba kuba afilima filime. Mu myigishirize abarimu dufite n'abarimu babigize umwuga, abarimu bari professional, abarimu bazi gutanga amasomo. Uvuga ngo haba hari hagati umwarimu abafitanye connection iri hafi cyane n'umunyeshuri ku buryo umunyeshuri ashobora kuba yamwisanzuraho, kumubaza ikibazo, kumubaza ibibazo biri rusange niyo baba bari mu masomo. Ariko tugira igihe cyo kuganira n'abanyeshuri mu kubaza ibibazo biri general, ese ibyo badasobanura, ibyo babona bifuza kumenya se bino bikorwa gute. Ibyo byose tubibafashamo ikigo ndetse n'abarimu babizobereyemo. Tugira n'igihe cy'abarimu baturuka mu bihugu duturanye cyane, Uganda, Kenya, baza baje gufasha abanyeshuri mu buryo byo twita workshop, bakaza mu kubafasha mu bindi mu bumenyi rusange. Si aho gusa ko no hanze ya Afurika hari abaza bava muri Amerika, hari abadirector cyangwa se aba cinematographer bava hanze muri Amerika bakaza hano mu Rwanda baje kugira ngo barebe ko byibuza na Kigali Film and Television School yakomeza kurushaho guproducinga abanyeshuri bari competitive kandi batari job seeker, ahubwo ari aba job creator. KFTV ni ishuri ryamfashije kubona ubumenyi mereye kuri nabwo muri camera operating, kuri video editing ndetse na animation. Ni ukuvuga naje nta kintu nzi ariko ubu ngubu ndi umupro muri byo. Ibintu by'ingenzi nigiye muri KFTV nahereye mu gukoresha camera operating, gukora editing nkoresheje software zitandukanye na Premiere Pro na Avid Media Composer. Ikindi kirenzeho nuko
nishimiye cyane kwiga animation nkoresheje tool ya After Effects. Ubumenyi bwose ndi gukoresha muri iki gihe niho urebye nabukuye, navuga ko ari nk'umubyeyi ku bumenyi bwose mfite niho mbukura, kandi n'uburyo nabyizemo navuga ko biri kuri standard iri hejuru cyangwa ijyanye n'uburyo nagombaga kuba mbyiga. Abanyeshuri barangije hano muri KFTV School abenshi muri bo barikorera mu bijyanye na filime, harimo abakoze amafilime maremare hari ama-season, hari filime zirangira, hari abakoze ama-short movie, hari abakoze ama-documentary, hari n'abandi babashije kugenda bakora ama-event agiye atandukanye mu buryo bujyanye na production. Mu by'ukuri biragaragara ko abanyeshuri barangije hano ku isoko barimo baraperforminga neza, n'ibikoresho ubu kibifiteho facilities zihagije ku buryo mu gihe ufite ama-project yawe ushobora kuza muri KFTV tukaguhereza ibikoresho nk'umunyeshuri tuba twaratraininze, kandi turi proud y'ibyo tuba twaramuhaye. Audio production twigisha ku rwego mpuzamahanga ku buryo bufatika. Abanyeshuri bacu iyo uje utugana utazi gucuranga, tubanza kukwigisha gucuranga, harimo keyboard cyangwa se piano ndetse na guitar, jazz drums, noneho tukakwigisha software, twigisha recording, mixing, mastering, ku buryo mu by'ukuri umunyeshuri twigishije hano muri KFTV asohoka ashobora gukora injyana izo ari zose zitandukanye, ku buryo aho yagera hose yakora cyangwa se akaba yanakwihangira umurimo, ariko tuba twizeye neza ko umunyeshuri wacu asohoka ari ku rwego mpuzamahanga. Nuko nza muri KFTV nari web designer, kuba narashanga nyiga video making, ibintu byafashije cyane kongera agaciro ibintu nakoraga, project zanjye za web designing. Ikindi nuko byanyaguriye n'ibikorwa nakoraga, ubu aka kanya mfite short movie ebyiri nikoreye, mfite na adverts zigera kuri 5 zo kwamamariza amakampani atandukanye. Ubumenyi nahakuye bwangejeje kuri byinshi, kuko ubu mbere y'uko nza hano muri KFTV iyo nakoraga projet nagombaga kujya gushaka umukameramani, nkajya gushaka umweditor, ariko kugeza ubu ngubu kuva mvuye muri KFTV mfata kamera nkajya kuri shooting, navayo nkicara kuri machine nkakora editing. Urumva ko umumaro urahari munini cyane, ubwo nagiye nsevinga ayo mafaranga nagendaga ntanga, urumva ko nungutse byinshi cyane. Nyuma yo kwiga muri KFTV ubumenyi nahakuye bwamfashije kubona akazi muri company ikora ibijyanye na media, harimo TV production, music videos cyangwa n'andi mashusho ashobora kuba aca ku mateleviziyo. Ngiye nkaba nkora nka video editor, graphic design cyangwa se photographer. Ibyo byose bikaba mbikesha KFTV, ikigo natangiriyemo muri career yanjye ya filmmaking and TV production.